yego nibyo banyita Kiwi ariko banzi neza banyita Jene biterwa nuko yifuza kunyita. Navuga ko ari je driver wa mbere hano mu mujyi wa Kigali kuba diaspora cyangwa se abanyarwanda bamaze kumenyera ko nta wundi mu driver ushobora kubatwara bageze hano mu gihugu cy'u Rwanda atari jewe. Maze gukorana n'ibyamamare bigiye bitandukanye, dore ko maze gukorana n'abakire bagiye batandukanye bampamagara umunsi ku munsi hano mu gihugu iwacu. Kandi none iyo ukeneye imodoka nziza cyane ugomba kumpamagara nkaguha imodoka nziza cyane ushobora kuba wakodesha ku kwezi cyangwa se ku munsi. Ninjye mu driver wa mbere ushobora kugutembereza iki gihugu cyacu cy'u Rwanda uko ubishaka. Nimba nawe uri mu diaspora cyangwa se uri umunyarwanda ukaba uri guteganya kuza mu Rwanda, mbwira ngo imodoka nziza izagutembereza kandi umbwire ngo ni nanjye uzagutwara. Nta mpungenge n'imwe ushobora kuba wagira wasohotse wagiye kwitama agacupa warangiza ukavuga ngo se ngo ndaza kubigenza gute ngo ntago bari buze kumfata. Umusa bimeze bite? Wari waraburiyeho umusa? Shamusa maze imisi ndi mu duproje twinshi byatari nyine sobize sakazi kacu ko gushutinga n'iki bado ako umusa uyu munsi niki kintu wa mugani na kaga filme gashyashya ufite muri Misiri ugiye gutahanze? Mbo ubu ngubu rero mfite filme ariko ntago ndayibona izina. Ubu ngubu twacyari muri shooting nkuko tubonye wadusanze nyine turi muri shoot urabona hano dusanze kuri set nyine. So ubu ngubu ntago navuga ngo cyokora abakunze ba Yurike Oge bazagiyeho bazayibona. Vuba ngaha muri iki cyumweru tutatangira gusohora film. Yo umusa none nagira ngo rero mbibwirire ngo mukomeze mukurikire kuri kano gacano kacu ni Kiwi Rwanda Africa. Rimwe nk'ibisanzwe ni wa muhungu bagezaho amakuru agiye atandukanye y'ibyamamare ndetse n'abaturage bimeze bite, arasimbuka akagenda aganira n'abantu mu buryo bugiye butandukanye. Aho iwanyu mwebwe bimeze bite? Ndavuga aba diaspora cyangwa se abanyarwanda, ariko akongeraho kakantu kiwe kavuga ngo bitwaye iki kubaho mu buzima bwose wifuza ariko ubuzima butaguteranya na leta. Bro, hari ikintu maze iminsi mbona kuri iyi mihanda kandi mpora mbibabwira kenshi cyane. Usanga abantu badafite ubushobozi babandi bataragira aho bagera aribo babandi birirwa ku mashusho media, aribo birirwa basakuza cyane, birirwa barebuzwa utwabandi baguze. Ugasanga nibo bahora ku mashusho media bafite amatiku baterana udutiku n'abandi, barangiza ukajya ugasanga umuntu ari gufata umwanya akirirwa arebuzwa ngo kanaka ngo yaguze imodoka nziza, ngo kanaka ngo yaguze ibibanza byinshi, ngo kanaka ngo yubatse ngamazu meza cyane. Bitwaye iki kubaho ubuzima bwose wifuza? Hari abantu bahora babaza bahora ku mbuga zabo nkoranyambaga bakirirwa bavuga ngo bro bariko ngura muntu ngo asohokera ngo buri munsi ngo tumubona ngo yasohotse, ngo buri munsi ngo tumubona yagiye hanaha, ngo buri munsi tumubona ngo mu modoka nziza, ngo buri munsi ngo niyo muntu ngo tubona ngo afite ibibanza bya danje, ngo niyo muntu tubona ngo ufite ngamazu meza, ngo nyine ngo buri gihe ngo tubona ari smart. Abantu ugasanga barafata umwanya barakugendaho barakwibazaho. Bro, umuntu agomba kubaho ubuzima abandi bashaka cyangwa umuntu agomba kubaho ubuzima bwiwe yumva ashaka? Gusa ngiye ikintu nongeraho mbwira abantu ngo mujye mubaho ubuzima bwose bwiza ubuzima wumva ugomba kubamo ariko ubuzima butari buze kuguteranya na leta. Umusa ubundi bitwaye iki kubaho ubuzima wumva wifuza? Umvara azi ubwo urumva baba mu buzima bw'abandi bantu bashaka ntabwo bibaho. Ubundi ubuzima bwiza burimo amahoro, ubuzima wumva ushaka kubamo burimo Imana, burimo gusenga, bari ubuzima bwiza. Iyo hiyongereho ko ufite n'amafaranga nta buzima nyine burenze ubwo ngubwo. Bivuze ngo nawe rero ntabwo ugomba kubaho nk'uko abantu babishaka? Ngiye ngomba kubaho nk'uko ngiye numva mbishaka nuko mbyifuza. Ariko nawe urabizi ko hari abantu birirwa ku mashusho media birirwa barebuzwa utwabandi baguze. Uretse no kuri social medias n'ahandi hantu hose no mu buzima busanzwe na hanze ubusanga umuntu abo bantu barahari kandi niba abantu uzasanga mugani nta kandi kazi ahubwo ariko kazi bumva bashaka kuba bakora. So rero ngiye n'ikintu nababwira bagiye bareka mujye mureka ibyo bintu guys, mujye mureka ibyo bintu mukora akazi mube mu buzima bwanyu bwite apana kubaho mu buzima bw'undi muntu. Cyangwa se hari n'umuntu tuvuge nk'akiwe ugasanga ubayeho mu nzozi zanjye. Yego iki kintu kucyumva mbayeho mu buzima ubayeho mu nzozi zanjye. Rugasanga biri kumbaza nkareba nimba Kiwi mugani twarukuranye nk'urugero nuko wenda uri buze simbizi njye nabonye imodoka iparitse arandikanga
oya yisanzure nta kibazo yisanzure ariko ntaze kugira umuntu ngirira ishyari ngo angirire ishyamba no. So nk'urugero nk'uko bize ngo twaraburanye njye nawe tumaraze igihe kinini cyane tuziranye nta modoka ugira nta modoka ari bwagura. Rero nk'umuntu hari nk'umuntu wakubona ugenda akagenda avuga ati se uriya muntu wenda ibintu arimo gukora ibiki n'ibiki bizamwungura iki ese azabona amafaranga ese arangije nyuma yarangiza yamara kubona gusa ikintu nk'icyo ngicyo akajya ahora kujajinga akubwira ibintu nk'ibyo byose. So rero nyine bumve ko abantu bose bajajinga abandi bagomba kubaho bibyo babireke nibabereke pe. Ariko ubundi ndeka nkubareza ikibazo rero tutaranasimbuka cyane, wari wabona umukire wirirwa ku mashusho media yirirwa avuga ubugambo? Biterwa n'amagambo avuga yariyo. Umukire aza kuri social media aje kugira abantu inama uburyo bakwiteza imbere, uburyo umuntu ashobora kubaho neza. Ntabwo umukire ashobora kuba yaza ngo yirirwa ajya ku mashusho media yirirwa aterana amagambo. Umuntu yanababara ibyo byose, umuntu byose birahinduka. Yego. Aha, ikindi kibazo nayo ngiye kukubaza ni gute uyu munsi hari ibintu tujya tubona hano kuri iyi si ubuzima bwacu bwa buri munsi, ugasanga umuntu akoresha imbaraga nyinshi cyane pe, sibyo? Ariko ugasanga mu by'ukuri ibyo abona cyangwa se amafaranga ahembwa ni make cyane, ariko ugasanga mu by'ukuri umuntu utakabaye kuba afata ya mafaranga menshi cyane, ahubwo niwe usanga uhembwa amafaranga menshi cyane kandi nta mbaraga nyinshi yakoresheje cyane, sibyo? Tubare nk'umuntu ushobora gusanga urumva ari nko mu nzego runaka, sibyo? Ugasanga arahembwa udufaranga dukeya cyane, sibyo? Ariko noneho ugasanga wa wundi witwa ngo ari hejuru yiwe cyane, urumva mu zindi nzego, ariko arahembwa menshi cyane. Mu guhembwa menshi ariko mu by'ukuri wa wundi wo hasi ni utuma wa wundi wo hejuru ahembwa amafaranga menshi cyane. Bro, ibyo bintu nawe urabizi ko umuntu ashobora kuba imbaraga akoresha zidahwanye n'ibyo ashobora kubabona bitewe. Bibaho cyane nibyo nakubwiraga ngo iyi si ni kimeze kandi nta nubwo bizare cyane kubaho. Aha, reka nkubaze ikibazo. Uyu munsi uramutse ugiriwe nk'amahirwe yo guhura na perezida, sibyo? Yenda mukaganira nk'icyo kintu, ni iki kintu ushobora kuba wamubaza, ni iki kintu ushobora nko kuba wamusaba nko kuri iyo ngingo, ukavuga ukabalasingana aho ngaho, ukavuga ngo hari abantu baba mu nzego zo hasi bahembwa amafaranga make kandi bavunika cyane, ugasanga abari mu nzego zo hejuru cyane nibo bahembwa amafaranga menshi cyane y'ikirenga kandi badakoresha imbaraga nyinshi. Bivuze ngo bo amafaranga bahembwa nukubera babandi bari hasi yabo. Ni nk'iki ushobora kuba wasaba nka perezida kuri icyo kintu? Urumva njye nasabira nk'abakuru b'imidugudu kujya bahembwa amafaranga menshi kuko baravunika. Abakuru b'imidugudu baravunika kuko hari igihe bajya nko gukiza cyangwa se bajya muri ibyo bibazo by'abaturage bo hasi, abenshi banakubitirwamo. Ariko buri nagari kuvuga ngo mu ba mudugudu ni inzego zigiye zitandukanye zo hasi kandi arizo zikora. Ushobora nko gusanga nk'umuntu tubare, sibyo, nk'umunyerondo ni urugero, sibyo? Nk'umunyerondo niwe muntu urara amajoro, niwe urara yirukanka n'ibisambo, niwe muntu urara ucunze umutekano, ariko bivuze ngo hari n'abandi bantu bamugaragiye, sibyo? Ugasanga bo bafata umushahara mutoya cyane, ariko ugasanga nk'umuntu ni akora nko mu nzego zo hejuru runaka muri ministeri runaka, ugasanga ahembwa nk'akayabo runaka gakomeye cyane. Cyangwa se umuntu ugasanga aragiye nk'ikigo runaka, urumva arahembwa amafaranga menshi cyane ngo kubera ko ngo ari manager wacyo, sibyo? Ariko ibyo amanaginze bikorwa na babakozi, urumva babakozi nibo batanga imbaraga zabo, nibo bagira gute kugira ngo wa wundi uhagarariye cya kigo ashimwe. Ariko ugasanga mu by'ukuri bo bahembwa make cyane, ariko ugasanga wa wundi uhagarariye cya kigo we ahembwa amafaranga menshi cyane. Nicyo kintu nari nshatse kuvuga, sibyo? Ni nk'iki ushobora uramutse uhuye nka perezida mugahura, ni nk'iki kintu ushobora kuba wamusaba? Buriya nabo baba babibona, ahubwo si ikibazo nanjye nakibaza cyangwa se nanakubaza. Buriya tuvuge utanzogeye nko kuri manager w'ikigo runaka cyangwa se ikintu runaka, ariko se
abo bakozi bo hasi bakora ibyo bindi byo baba bafite ubwo bushobozi bwo kuba baba manager bakabishobora, cyangwa se uwo manager ibyo bintu nyine ababishoboye nyine kurenza abo bantu n'ubundi. Cyane birashoboka cyane rwose, cyane rwose. Abo ni ukuvuga ngo ushobora kujya mu kigo runaka, sibyo, icyo kigo ukisangamo uri umukozi, ariko wa wundi ukiyobora ugasanga unamurusha ubwenge, ariko nyine kubera ko wisanze muri iyo parite nyine niyo uri kubarizwamo uwo munsi. Buriya hari icyo baba baramwizeyemo nyine ko akagishoboye nyine, hari experience runaka bafite. Buriya ntabwo wapfa gutora umuntu gutya ngo hagararira ngo aba bantu bahagarara ujye bayobora utafite ubwo bushobozi. Ntabwo kuyobora abantu ariko kubarusha ubwenge, ahubwo kuyobora abantu sibwo turi bubyite iki, ni icyizere gusa, ntabwo ari uko ubarushije ubwenge. Akenshi nyine buriya biraterwa pe, ariko nyine njye ikintu navuga cyo sibyo nuko abantu bakoresha imbaraga nyinshi baba bakwiye nyine nabo kuba bagira uruvugiro nyine, baba bakwiye nko kubavugira nyine tu, bakaba babongerera nyine nk'agashahara nabo sibyo, ariko babandi bo hejuru bakareka kwikubira cyane. Yego, oya ibyo ngibyo nta ribi, buriya bafite ukuntu bazabikemura. mbona umukire mugenzi we cyane kabisa, ntabwo uwo mwanya nawubona, sazabona umwanya wo kujya gukorera amafaranga, abona umwanya wo kujya kuvuga ibintu nonsense. Bivuze ngo rero ninzajya mvuga ngo abantu birirwa ku mashusho media birirwa baribuzwa utwo abandi baguze, nimvuga ngo nabakene ntibakajye bantera amabuye, banavuga ahubwo n'ubusa. Abantu wari ubibagiye, n'abantu bavuga ubusa ntago ari sawa. Nk'urugero Karnendi muri shoot haba hajemo abantu bafite amamodoka yabo agiye atandukanye, noneho haranyuze gato ngiye kugura agafanta, numva aravuze, haza umuntu aravuga ngaya ngo se ngo nkuriya nguriha n'ukuntu areba, wabanga ibi nta kigenda, undi araza akaba ati uzi kuri umusazi, utuzi imodoka yajemo, aterekareka nta modoka ayimweretse, ntago nari mbizi nasetse byatari, nanjye ndaho ngaho hafi ndabana nyine cyakubwira nyine tu. Mujye mureka abakire babeho neza, mujye mureka abakire batemberera aho bashaka, mujye mureka abakire binezeze, mujye mureka abakire nyine babeho mu buzima bwabo bwiza, ariko nkongeraho ka kantu kavuga ngo baho ubuzima bwawe, baho ubuzima bwiza, ariko wirinde ikintu cyose cyaguteranya na leta ngo wagiye mu buzima nyine. Hari ukuntu umuntu aryiraha bigashiduka nyine yiteranyije na leta, cyangwa se nyine ugasanga hari ubuzima yinjiyemo butakabaye kuba ari ubuzima bwiwe, ugasanga bumuteranyije na leta. So guys, icyo njya nibwirira abanyarwanda, kandi muzanabimpembere kandi muzanangurira agafanta, nuko ngomba kubabwira ngo ujye ubaho life yawe, apana kubaho life itari yawe. Ikintu cyose cyaguteranya na leta itandukanye nacyo ni wa muhungu w'abanyarwanda, wa wundi wakunze imitima y'abanyarwanda, kugeza na n'ubu ngubu abanyarwanda nabo bakaba bakimwikundira. Ntabwo ngiye nsaba subscribe, ahubwo inkoramutima zanjye zibikora nk'inkwakuzi hakiri kare cyane. Ni wa muhungu Kiwi Rwanda Africa 1 rimwe. Ngira ngo mumaze kubimenya ko ari kagacano ka buri munsi kagenda kabageza amakuru agiye atandukanye, aho nzasohokera ahantu agiye atandukanye, aho nzajya njya kurya ubuzima ahantu hose numva nshaka, kandi nkajyana na kamera yanjye aho nzagera. Nizere ko muzanyakira ninza mbasanga. Murakoze cyane, ndi kumwe n'umuhungu wanjye, rero reka tukomeze twiganirire. Umusa ndashaka kukubaza ikibazo kimeze gutya. Mu mwaka urabizi ko ugizwe n'iminsi 12, oya nako n'amezi 12. Usori mumbabarire cyane kuko turabibaho mu buzima busanzwe. Umwaka urabizi ko ugira amezi 12. Muri ayo mezi 12 habaho ibyishimo, hakabaho no kubabara. Ariko ndagira ngo nkubaze, ushobora kurangiza umwaka utababaye, cyangwa se ukamara umwaka wose uri mu byishimo, then ushobora kumara umwaka wose wishimye ukarinda uburangiza ukishimye utarababara? Nambo actually biraterwa, buri wese abafite ukuntu abayeho. Ngiye ndikamvuge ku giti cyanjye, biterwa no kubabara uko, ariko ntabwo ambwira ngo wantutse cyangwa se ngo byagenze gute wowe ubwawe Kiwi kumve ngo nababaye.
bibaho ngewe hari igihe ndangiza umwaka numva nishimye kabisa, ariko kimwe nuko kuva mu buzima kuva nabaho ni ubwa mbere 2025 yambabaje, aho naburiyemo umwana wanjye w'imfura.